umudugudu wa Muganda abantu navuze ngo bemerewe gutorera ahantu batari kuri liste. Ndavuga abaganga baje mu butumwa, turavuga doresi, turavuga bari mu komisiyo y'amatora bari kugenzura, gufotora umukecuru n'abandi bafite uburenganzira twabanje kugenzura umudugudu wa Muganda ndetse n'umudugudu wa Baturi. Tubasanze hano ni hehe? Hano ni mu kagari ka Kamashangi, aha mubona duhagaze no mudugudu wa Kadasoma. Bakwitane? Banyitanira Habimana Mediatrice. Mwageze hano ryari? Twebwe kubera ko twari dufite igikorwa cyo kwakira abashyitsi, twageze saa 9. Saa 9. Yego. Abashyitsi batangiye kubageraho sangahe? Abagenerwabikorwa bacu aribo batora. Abenshi bahageze saa 11, saa 12. Yego. Ni iki mufasha abantu bafite ubumuga, abakecuru, abanyantege nke? Yego, bose twateguye uburyo tubakira nk'abantu b'abasaza n'abakecuru bafite imirongo bajyaho kugira batambuke imbere, n'abantu bafite abana n'abagore batwite nabo uburyo bwabo burahari. Nk'umubyeyi cyangwa se nk'umukobwa aramutse aje akajya mu mihango byagenda bite? Hari ikintu mwigeze mutegura? Ibyo nabyo twarabiteganyije cyane kubera ko tuzi ko bibaho. Dufite icyumba cy'abakobwa kirimo n'ibikoresho byose, harimo matera, harimo amakuvureri, harimo n'ibikoresho by'isuku n'amazi, ku buryo namwe hagize umuntu ugira ikibazo cyo guhagarara nawe yagendamo. Yego, dufite n'icyumba cyo kuruhukiramo cy'abantu bananiwe, aho ababyeyi bonkereza turahafite kugira tonkereza hanze ku gasozi. Ni mu kagari ka Kamashangi, site ariko ni haruguru Jessica. Bakwita nde? Mutesi Yanifa. None Yanifa mwageze hano sangahe? Twageze hano saa 10. Saa 10 za mu gitondo? Yes. Muhafite imirimo se? Imirimo dufite ni ukuza twereka abaturage ibyumba bagomba gutoreramo kugira ngo batayoba ibintu nk'ibyo. Numvisha bavuga ngo niba uri mutwara sibo sinzi. Yego. N'isibo yawe se muri izo saa 10 wari wamaze kwikangurira ko igomba kuza? Ahubwo nari nafashe ingoma, nari nabaye kadodi. Wafashe ingoma ugendo? Nafashe ingoma ngenda nkubita pe. Ukubita? Nkomanga. Bose waje ubaza? Yego. Nta n'umwe wasigaye inyuma? Umva, n'uwasigaye inyuma n'ubana n'ubumuga ariko nabo baje bamurandata gahoro. Bivuga ngo isibo yawe yose muri kino gitondo yarangije gutora? Yarangije gutora pe. N'iki wabwira abantu batarabasha kuza bakiri mu ngo? Ni bihute bave mu ngo baze dutore neza pe. Sawa, murakoze cyane. Tubasanze hano kuri iyi site y'itora. Babita nde? Nitwa Minako Abdallah, gabanuye mu murenge wa Kamembe, akagari ka Kamashangi. Nibwo ukiza gutora? Nibwo ngiza nona. Amatora urayabura ute? Amatora twarabumvishije abo kudusensibiliza amatora, barabidushishikarije neza, nta kibazo gihari pe. Abana n'ubumuga ubusanzwe baradufasha pe, kandi ikibazo gihari muri rusange. Ubu nyine wizeye ko ugiye guhita ugenda ugahita utora? Neza cyane, kuko hari aho badushyize aho tugomba gutorera. Ubu ndagenda mfite ntorana n'ikibazo gihari. Icyo wabwira abantu bafite ubumuga batari kubasha kuza gutora? Abashishikariza kuza gutora kubera ari ingirakamaro. Gutora ni ingirakamaro ku muntu atore, umunyarwanda wese aho ari ho hose ubana n'ubumuga ni ngombwa kuza gutora, kandi ikibazo kirimo pe. Turi mu karere ka Rusizi mu murenge wa Kamembe mu kagari ka Kamashangi kuri site y'itora igizwe n'imidugudu 11 aho bateganya gutora bagera ku 7,300 n'imisago.
ariko kuri ubu 1/2 bakaba aribo bamaze kwitabira amatora. Muri aya masaha ya saa 2 rero burasa nkaho igikorwa kirimbanije, aho usanga abaturage bose bitabiriye kandi babukereye baje basa neza, ndetse urareba ugasanga hirya hino hari n'abakoranabushake barimo baragenda bayobora abantu, aho ureba ukabona abafite ubumuga nabo barateguye aho bari bubashe kuza gufashwa. Ubu abanyantege nke haba abasaza cyangwa abakecuru bakaba barangije gutora, ndetse n'abafite ubumuga nabo bakaba barimo barafashwa, yaba ari abafite ubumuga bwo kutabona nabo babazaniye braille kugira ngo abazi gusoma babashe kuyikoresha, n'abatazi gusoma nabo bakaza bitwaje abuzukuru cyangwa se abana bageze ku myaka 12 kugira ngo babashe kubahitiramo uwo bashaka. Muvuye muri kino gitondo ko tubona mwari mwabukereye mwashananitse? Twagiye gutora. Uratoye se? Ntabwo ntoye ngo ntabwo ndi. Ubundi amazina yawe bakwita nde? Kabera Nazari. None se Nazari, ubu ufite imyaka ingahe? Mfite imyaka 78. Wari wazindutse nko mu masanga ahe? Isaha nazindukiye amasaha atarabona. Ntabwo nyizi. Ntabwo yize. None se kuki udatoye? Nyine bavuze ko ntariho kuri list. Wari wabashe kwiyimura se? Hoya. Ntabwo wari uzi. Nta nubwo wigeze wumva radiyo se abaturage babivuga? Ntiyemereka ko nta muntu uzasaza ubwenge bw'abakecuru. Kuko umuntu asaza agasubira ibwami. Nta buzukuru mu bana cyangwa se abaturanyi? Tubana ariko ntabwo mba mbizi. Ntabwo uba ubizi. None se ubu ngubu nyuma y'uko urangije kuvayo ugiye gukora iki? Kwicara mu rugo. Ntabwo uri bujye gutora? Nta handi wagenda kujya gutorera? Ni Gihundwe. Impamvu wari wagiye aha ngaha nuko ari hafi? Mutuye hehe? Kurya kane. Ni iki wabwira abandi bakecuru bagenzi bawe batabashije gutora? Abatabashije kereka nawe reka kujya gutora ari kuri list. Nange nuko ntarembeze nanze ko bashobora yenda kunshyira ku mugereka. Wabwiye se umuseseri cyangwa wabwiye ababishinzwe bakubwira ko bitakunda? Hano babambarije nyine barahakana. Sawa, mugira umunsi mwiza. Njye nitwa Bigitori Ntambabazi. Njyewe nakoraga akazi k'ubufundi. Ubu ndashaje ntabwo bamba. Ngaho nyine gikora Kagame yampaye inka. Ubu niyo ndagira. Yaba yarabyaye bayikurura amata nkanywa. None rero uyu munsi turi mu gikorwa cy'amatora. Amatora yagenze gute? Wamaze gutora? Natoye mu databuja Kagame. Amatora wayabonye gute muri rusange rero? Ni meza cyane. None se ugereranyije na mbere uko byari bimeze n'ubu ngubu urabona harahindutse hiki? Harahindutse kuko kera nyine badukubitaga ibiboko, ariko aho Kagame agiriyeho ubu dufite umutekano. Ubu ngubu abantu batashoboye kuza kuri site y'itora kubera ko bafite intege nke, urabashishikariza iki we ko wahageze kandi bafite intege nke nawe? N'abanebwe da kwitora umuntu araza ntatinye. Ese ubundi kubera iki gutora ari ngombwa muse? Kubera iki gutora ari ngombwa? Gutora ni ngombwa nyine kuko umuntu atora uwo yishakiye, wamutegetse neza. Urakoze cyane. Abasore n'inkumi bagiye ku muhanda, mwegere imbere mwinjire, urakirwa n'abantu bameze neza cyane babyambariye uyu munsi w'ubukwe. Murakoze, nitwa Mbarushimana Kutira Saidi, nkaba ndi umuyobozi w'iyi site ya Groupe Scolaire Islamique Kamembe. Ni site iri mu kagari ka Kamashangi mu murenge wa Kamembe mu karere ka Rusizi mu ntara y'Iburengerazuba. Site yacu ni site igizwe n'imidugudu
11 ni ukuvuga ngo ifite ibyumba 11. Akaba ari site iteganya kwakira abaturage 7,332. ni imbogamizi mwahuye nazo kuri ubu ngubu? Imbogamizi zihari ni uko site yacu ni site iri mu mujyi rwagati, ikaba iri ahantu hatuwe cyane n'abaturage benshi. Namwe murabyumva, site yakira abantu 7,700 ntabwo ari site iba ari ntoya, ahubwo abantu benshi bava mu giturage, bava mu mirenge ikikije umujyi bakaza gutura hano mu mujyi. Rero umuntu aba yumva ko kuba atunze irangamuntu bimuha uburenganzira bwo guhita atora. Nyamara hatora umuntu ufite irangamuntu yego, ariko uri kuri list, cyangwa se hari urutonde rw'abantu baba bemerewe kujya ku migereka. Ntabwo ari buri muturage wese ujya ku mugereka. Ninde ujya ku mugereka kuri ubu ngubu? Ku mugungu umuntu ujya ku mugereka hari abakozi ba komisiyo y'amatora bari mu gikorwa cyo gukurikirana amatora, hari inzego z'umutekano, hari indorerezi, hari abaganga, hari abarwayi, ariko bo twabashyiriye site ku bitaro. Abo nibo, hari abanyamakuru nibo bemerewe gutora ku migereka. Kuri ubu ngubu mu gitondo ko twagiye duhura n'abantu benshi bavuga ko bari kuhagera bagasubirayo, mugereranyije ni nka bangahe bamaze gusubirayo kugeza izi saha? Kugeza kuri iyi saha navuga ko kubera icyo kibazo nyine cy'ubucucike bw'abantu benshi mu mujyi kandi batiyimuye kuri liste y'aho bari basanzwe babaruye, nageranya nk'abantu 100. Ni ubujiji bwo kuba batarabashije kwimura cyangwa ntabwo bagize uruhare bwo kugira ngo babashe kwimura? Nge navuga ko ari ahari nabyita nko kutabiha agaciro, kubera ko twagiye duhugura inzego z'ibanze, twagiye dutanga ibiganiro bitandukanye mu tugoroba tw'ababyeyi, mu nama zigiye zitandukanye, abayobozi b'imidugudu, inzego zose z'ibanze zakoze akazi kabo. Ariko kubera ko usanga abantu benshi baba bahugiye mu gushaka ubuzima, umwanya wo kuvuga ngo arakurikira radio cyangwa se ngo aritabira inama zitandukanye, we ntabiha agaciro, akumva ko kuba afite irangamuntu bimwemerera gusa kuzatora nta kibazo. Mugereranyije kuri site yanyu ishobora gutorerwamo n'abantu bangana bate? Nabivuze ko abantu bashobora gutoreraho cyangwa abagomba gutoreraho. Abagomba gutoreraho ni abantu 7,332 nibo dufite ku maliste y'itora. Abafite ubumuga bo? Abafite ubumuga hari icyumba bari gutoreramo. Urabona ni inyandiko y'abafite ubumuga batabona, turabafasha. Utazi kubisoma azana umwana w'imyaka 12 uzi gusoma, akaza akamufasha, akamuganiza, akamubwira wamutorera, bakajyana akamwereka wamutorera, asigaye agataha. Kuri ubu ngubu abafite ubumuga bwo kutabona amaze kugera bangahe? Ubu tumaze kwakira umukecuru umwe niwe umaze gutora, ariko we ntabwo azi gusoma ziriya nyandiko z'abatabona, ariko yaje yitwaje umwuzukuru we niwe wamufashe gutora. Murateganya mu mudugudu wanyu ubusanzwe mwabaruye abantu bafite ubumuga bwo kutabona bangahe? Ubu ngubu abantu badafite ubumuga batabona ni 2. Ni umugabo umwe uri mu mudugudu ni umugabo uri mu mudugudu wa Mahoro, n'umugore w'umukecuru uri mu mudugudu wa Mbagire. Nibo duteganya, nibo tuzi, keretse hari uwundi waba yiyimuye tutabizi twamusanga nawe, ariko dumusanze kuri liste twamufasha. Ku bagore batwite bo bari gufatwa gute? Nk'uko mubibona abo bicaye mu muhanda abenshi nabo baba bamaze gutora, kubera ko umugore utwite iyo ageze kuri site kandi akaba agaragara kuri liste, turamufasha mu ba mbere, akaba uri umukorerabushake, umukuru w'icyumba agabwira abari ku murongo ko uyu mubyeyi murabona ko akomerejwe, tumufashe, bakamutambutsa agatora mu ba mbere. Ni iki mwasaba neke kuri bano bantu bari gusubirayo ku bwinshi kugira ngo babashe gufashwa, cyane ko bari kugenda bitotomba bavuga ngo ntabwo babashije gutora kandi
bari bazi yuko bari bwimure keretse hasohotse nk'ibwiriza ritwemerera gufata umuntu wese ufite irangamuntu tukamwemerera gutora, bakamushyira ku mugereka. Twamushyira ku mugereka ukaba abantu bose bafite irangamuntu ariko batari kuri lisiti. Ubu ugereranyije hamaze gutora nk'abantu bangana gute? Urebye ubu ngubu urabona ibaye hafi saa 2 hamaze gutora nka kimwe cya gatatu cy'abagomba gutora. Nicyo wabwira abaturage bakiri mu ngo? Abakiri mu ngo abenshi nabo urabona ko hari abari ku mirongo baraza batore. Turizera ko kadodi bari kunyura mu midugudu bagenda babakangurira kuza kugira ngo batore. Biragera nko mu masaa 6 saa 7 abaturage bose bamaze gutora. n'abanyarwanda bose muri rusange abari mu gihugu n'abari hanze kugira ngo tugire uruhare mu kwishyiriraho ubuyobozi. Njyewe rero nageze hano saa 1:20 saa 1:27 nahise ntora. Bivuze ko gahunda yarateguwe, abaturage natwe tumaze iminsi tuyitegura, none twishyira mu bikorwa byateguwe neza kandi bikagenda neza, kuko hari na gahunda n'indi ifite ubumuga bw'utwite, umukecuru mu zabukuru baroherezwa bagataha mbere, kandi n'abaturage bandi bafite ikibazo bakabyishimira. Ugereranyije urabona hasa neza pe, hasa neza no mu bantu bakoze ntabwo muri hano ejo ndi kuhakora pe, ariko hameze neza. Uburyo umugeni wacu ashobora kubona umugeni kabisa arahabona neza kabisa. Umugeni wacu ni byiza pe. Abantu bose bari wowe wageze hano saa 11? Genda gise hano saa 11 natoye kare. Natoye hafi saa 1. Natoye saa 1 ariko twagize kare kabisa. Abantu bari abatubwiye ngo bahageze saa 9. Saa 9 ubwo saa 9 twebwe kubera umukecuru ntabwo twari kuvayo ngo tuze saa 9, ariko saa 11 nta kibazo natwe twatoye. Tubasanze hano muri kino cyumba. Mwamaze gutora se? Mwatoye. Aha ngaha se mwaje mu ruhe rwego? Turi umusaza. Turabona nyine bababwiye ngo muze muze konsa abana kubera ko mwari munaniwe. Bari bari kurira. Noneho babagira inama yo kuza nyine mukahubutse mukabanza abaye n'akaji se? Abaye n'akaji? Ndabona hari agateremusi, hari ibintu byose babahaye. Wowe? Imana Asiya. Muri hano mu ruhe rwego? Turi hano mu gikorwa cy'ubukorerabushake turi gufasha ababyeyi bonsa, tukabaha aho bonyereza, turi gufasha abasaza baba bagize intege nkeya, tukabaha aho baba baruhukiye, turi guhereza abantu amazi yo kunywa abagize inyota, turimo no gufasha abafite intege nkeya kubageza ku masite y'aho batorera. Dufite n'icyumba cy'umwana w'umukobwa waba yagize ikibazo mu bijyanye n'umukobwa cyangwa se umudamu waba yagize ikibazo, nabo dufite aho turi kubakirira tukabafasha. None se ibikoresho by'isuku ku buryo bashobora guhita bitunga? Ibikoresho byose turabifite, hari amazi, hari udesi, hari n'uwaba yitashije turi kumutiriza ku mwambaro wo kuba yahindura, hari amasuku n'amakarise nyine, byose turabifite, amazi yo gukaraba byose. Aya matora yo muri uyu mwaka n'ayo yabanjije ni akahe gashya mufite muri uyu mudugudu wawe? Amatora y'iki gihe ameze neza cyane, gusa ayatambutse mbere hose mwari mufite icyumba cy'umukobwa? Mbere nta cyari gihari, hano ngo cyari gihari, hano ngo mwanateganyaga gufasha abanyantege. Bivuga ngo ubu ngubu noneho amatora ameze neza cyane ariko nanjye mbere naratoraga, ariko pe aya matora arimo akarusho, arimo
udushya twinshi, harimo udushya, hari kwita nyine kuri abo bantu bafite intege nke, hari aho abafite ubumuga nabo bafite aho bari gutorera, hari inzira zitabaruhije kandi nabo bakaza bagahita bafashwa byihuse kugira ngo batananirirwa aho ngaho kubera ibibazo baba bafite. Mbese biranejeje cyane. Ubushize ntabwo mwari muhafite? Ubushize ntabwo twari tuhafite. Ubushize wari ufite umujyanama w'ubuzima nanone? Yego. Umujyanama w'ubuzima bimaze nk'igihe kingana gite? Nagiye kumara imyaka irenga 10 umujyanama w'ubuzima. Noneho hari amazi yo kunywa, hari na ji, hari y'amakariso nababwiye, hari kotegisi, kagabanya uburibwe. Babigishije uburyo bwo gutera urushinge? Oya, muganga turamufite niba agiye kuzana. Hari n'ibase, hari isume, hari n'amazi. Afite isume imwe? Afite isume ebyiri hano. Nta kibazo. N'amavuta yo kwisiga nayo arimo hano. Harimo n'imyenda yo guhinga. Ikigaragara kuri site ya Kamashangi, ikigaragara kuri site ya Kamashangi mu by'ukuri ntabwo bahejwe kwita ku cyumba cy'umwana w'umukobwa, aho hari kotegisi, hari na toilet paper yo kugira ngo babashe kwitegura, ndetse banatweretse batweretse amazi, batwereka esume, batwereka ikuvureri, batwereka ibase, batwereka n'amavuta, banatwereka n'ibinini, yewe bagize ikibazo byabagabanyiriza ububabare. Hari n'udushinge bashobora kubatera, kuko hari mu rwego rw'uko hari muganga yabasha kubatera agashinge kabagabanyiriza ububabare kugira ngo bakomeze gutora, kuko aricyo cyabazana. Abasore n'inkumi bagiye ku muhanda